Ndashimira umuntu wese ukomeje gukurikira iyi channel yacu Urumuri TV 20 cyangwa se 20, akomeza kureba video ngenda mushyiriraho. Ndagira ngo rero uyu munsi urebe uburyo twakoresha Microsoft Excel cyangwa se spreadsheet, kugira ngo mu minsi ishize twareba uburyo wakoresha document. Rero ndagira ngo wowe ugifungura video bwa mbere mbanje kugushimira gukora subscribe, ndetse umbwire nako ume comment uko video uyibonye, urebe n'izindi nagiye nshyiraho, hanyuma ume na like. Reka rero turebe tugiye dutangire. Turaza hano aka karimo hariho guteranya, hariho plus, turagakoraho. Nitwagakoraho harahita haza, urabona haje document twarayibonye, presentation turayibona. Reka turebe spreadsheet ariyo Microsoft Excel, turayikoraho. Nitumara kuyikoraho harahita haza, urabona haje new spreadsheet, haza most used, ndetse kano kanuze kagakadire turagakoramo. Ngira ngo nkwibutsa yuko iyi application dukoresha ku muntu ufite smartphone ari application yitwa Office. Ushobora kuyikoresha mu gihe mashini yakuzimanye ukaba watanga raporo. Rero tugiye kureba uburyo wakeditinga, turebe uburyo wahidinga sheets cyangwa se uburyo wahisha rwa urupapuro rundi. Urabona hariho sheets ya mbere, n'urupapuro rwa mbere, urwa kabiri, ndetse n'urwa gatatu, ku buryo waruhisha ugakorera mu rundi. Twongere turebe icyo twakwita border, cyangwa se twavuga ko ari nka taburo, uburyo ushobora kuyishyiraho. Nabyo turabireba ibyo tugiye kureba. Reka dutangire rero no kweditinga. Turaza dukore kuri aka kantu kano, urabona ko inuze ugakoraho kak'icyatsi, uri kukabona ushatse wagashyira nk'aha kuri gatatu, cyangwa se aho ushaka kweditingira ugakoraho. Ukaza ukareba hano handi hariho edit, copy, paste ndetse na cut. Icyo ukora uraza ugakora kuri edit. Umaze gukora kuri edit, urabona handitseho sheets. Ushobora no kuyihindura ukandikaho izina ushaka, ariko nabyo tuzabireba uko babikora. Reka noneho tweditinga. Urabona ko baduhaye ikibaho cyo kwandikiraho. Reka twandike, turebe, twandike ikoranabuhanga ni inkingi y'iterambere. Reka twandike ikoranabuhanga ni inkingi. Ngira ngo wowe bwose utarakora subscribe uyikore, kugira ngo video nk'izi ntizijye zigucika, ukabibonera ku gihe. Kuvuga ngo nukora subscribe, video nzajya nshyiraho iyo ari yo yose uzajya uyibona mu gihe kuri aho urebera nyine kuri application ya channel yawe. Urabona yuko turangije kweditinga. Turandika, ushobora no gukomeza ukandika ibyo wumva ushaka kwandika. Ushobora no kuza hano nanone ukandika, wenda tukandika hano tuvuge ngo twongere tweditinga, wenda twandike ngo yongera imibereho myiza. Bose utarakora subscribe uri gucika rwose. Kaza ugakora kuri aka kavi kariho OK, bita bijyaho ukumva uko wabishakaga. Urabona yuko bigiyeho. Noneho ushaka gukomeza ukeditinga uko wumva ubishaka. Ushobora wenda tuzareba uburyo twakora fill color, twakongeramo amabara. Wowe nucikwe, wowe kugira ngo utazagucika, kora subscribe, ume na like niba yabishimishije, kandi niba wumva bitagushimishije nabwo uri kuri ka kantu
kamanutse kagaragaza ko bitagushimishije, ndetse unambwiye no muri comment ko wowe wabibonye. Reka turebe noneho icya kabiri, hide sheets, uburyo wahisha hide sheets. Urabona iyi ngiyi hariho, tujye kuri iyi sheet ya gatatu, wenda niyo dushaka guhisha. Ikintu ukora ukanda kuri iyo sheets, urabona barayinyereza noneho hano bamaye katuhere hano hariho sheets, name sheets. Ushaka kuyisiba ukandika iyo ushaka, ariko kubera tugiye kuyihisha tuyihishe, ushaka no gushyiraho amabara table kara ikaza iriho kara, cyangwa ukayikopiya. Hariho katujye hano hasi, urahabona handitse hide, uragafungura. Iyo ugafungura urabona yuko hahise haza sheets ya mbere n'iya kabiri, iya gatatu ntago irimo igaragara. Katurebe noneho uburyo wakongeraho, uraza hano hari utudomo dutatu, kadukoraho. Iyo udukoze urabona hariho add, ushaka gukoraho ugahita wadinga. Urabona duhise tugira sheets ya kane cyangwa se urupapuro rwa kane, ariko hariho sheets ya mbere, ya kabiri, iya kane, hagati harimo, urabona yuko bigaragara yuko hari indi ihishe. Ukoze hano kuri utu dutatu nanone uhita ubona yuko ari enye. Wakora kuri any hide worksheet, ngira muri kuyibona hano, ihita ugahita ukora kuri OK. Urabona wamaye sheets 3, ubwo sheets ya gatatu ukozeho ihita igarukaho, ahubwo ya yindi ya kane urabona ko iri hirya, ukoraho ugatandikisha gutya. Urabona nayo ko yagiyeho, nayo dushobora wenda kuyihisha tutayishaka, nayo ukoraho kwa kundi ukagira gute, ukayihidinga. Ndetse n'iyi ngiyi zose dushaka twazihisha. Hano ku ya mbere rero niyo sheets ya mbere niyo twandikiyeho, reka wenda tuyite izina, tureke kubona ihama tubona ari sheets ya mbere, reka nayo tuyite izina mubirebe. Uraza naho ukandikaho izina, wenda tuyite smartphone, reka ariko tuyita, akora kuri warangiza hano ubwo smartphone. Urabona yuko ya sheets yagiyeho iriho smartphone, akabona hano hejuru k'icyatsi, muri kukabona. Noneho reka tujye ku kindi cya gatatu cya border. Iyo ugiye gukora border uraza ugakora kuri aka ko hasi. Iyo ugakozeho urabona hajeho home, hajeho file. Icyo ukora uhita umanuka hano hasi, urabona hariho border. Hano hasi muri kuhabona hariho border, muri kuhabona urabona hariho, ukora kuri utu dutatu. Iyo ushaka kureba izindi zitandukanye uraza kano ka gatatu, ubaze uhereye ruguru, 1 2 3, aka kariho ntuze, ariko urabanza ugaselectinga ahandi ushaka ko ako gatebo kawe kagira kagarukira, wenda katugarukiza aha ngaha, uhita ugakora. Ubwo ni tebo nyine iyo yose, ariko hano ugenda uzikoresha. Urabona yuko ka gatebo kagiyemo. Ushaka rero kwandika mu gatebo ugakoraho ukeditingiramo, wenda ukatuvuge yuko ari amazina, twandike ngo amazina, ukaza no ku ka kabiri ukandikaho wenda ababyeyi, wenda hano tukandikaho abana, kugira ngo mwereke yuko buri kantu wakandikamo kandi ukabona ibintu bikaba sawa. Abana kaza ugakora ku kavi. Urabona yuko ka gatebo kagiyeho, ka gatebo muri kukabona ngaka, ubona ko kagiyeho. Noneho rero wowe utarakora rwose subscribe uri gucikwa, ikore. Ubutaha tuzareba uburyo wakora fili kara, uburyo iyi taburo washyiramo amabara, cyangwa se uburyo aya manero twanditse, uburyo noneho nazo wazishyira mu mabara ushaka, cyangwa se nazo ukaba wazikorera tab, akaba ari tab kara. Hanyuma n'ibindi tuzagenda tureba hano, wowe icyo
icyo usabwa ni ugukora subscribe kandi ntacyo bisaba, ni ugukandaho gusa ugakora no kuri notification, nyuma ukajya ubona videwo uko nyisizeho kuri iyi channel yitwa Urumuri TV 20 cyangwa se Urumuri TV 20. Ndagushimira wowe urebye iyi videwo ukayirangiza, rwose wakoze cyane. Komeza urebe n'izindi videwo nagiye nshyiraho, hariho videwo zigiye zitandukanye, hanyuma ukomeze ugire ubuzima bwiza. Murakoze cyane.